Hello my people, iyi ni Kajumiro TV Mr. K. Dutangire dusuhuza umusore tubona imbere yacu. Musore meze bite? Amuraho. Yego. Tangira wibwira abakurikiye Kajumiro TV dukomeze tuganira. Nitwa Bahufite Fidèle ariko mu buzima busanzwe ndi umuhanzi ndi n'umuhinzi, urumva ndi munyakazi. Tukuzi muri Unity Family. None Unity Family ko tutayiherutse muri iyi minsi, uhugiye mu biki? Mu by'ukuri duhugiye mu bintu byinshi, ari nabyo nahereyeho mbabwira mfite imishinga yo guhinga no korora. Ni nabyo nagiye ngumanza gushyiramo imbaraga ngo manze ntegure neza kugira ngo mbone uko nakora ibijyanye n'umuziki bya nyabyo. Hajya Unity Family igizwe n'abantu bangahe? Ubundi Unity Family igizwe n'abasore bagera kuri 5, ariko bamwe bamaze gushesha kanguhe kuko bamwe ni ababyeyi barubatse, nubwo hakirimo n'abasore, ariko ni itsinda rimaze kugira abantu bakuze. Harimo uwitwa nde nande, hanyuma dukomeze tubibuka neza. Wa mbere niyo mbona Emmanuel, ubita Mitsoma, ndetse no bita Bahufite Fidèle, bita Disaster. Abandi bo nabo n'abahanzi nabo nta kibazo, amazina yabo nabo si ngombwa cyane kugira ngo tubarondore, ariko tuzabivuga ubutaha. Yarigizwe n'abantu bangahe? N'abantu 5. None ibikorwa byanyu birakomeza, tuzongera kubabona ryari? Abafana banyu babitegure bati? Byanga byakunda uyu mwaka urasiga twanze gushyira ibindi bikorwa byinshi ahagaragara. Turi gutegura amavideo y'indirimbo twagiye dukora, ndetse n'indirimbo cyashya twateguye. Ndumva ko tubafitiye agaseke kandi karimo ibintu byinshi.